ariko cyangwa nagataro yaragiye kugurira satani ni uburyo nagombaga kugerayo kuko nisanze ndi ahantu mpita ngusha kwa Steri. wagushiye kwa Steri wowe? Nari ahantu nyine kwa Steri iragwa abantu barapfa. noneho iki Theo ni umukristo. Theo yuzuye umwuka wera, Theo aravugana n'Imana, Theo aragendana n'Imana, nta kigeze kimunamura utuvuge gutyo. Theo yarakiri mu murongo w'Imana, ibyo byo ko abandi barimo gutinga ntabizi, ibyo byo ko abandi bacinyuma bazanya abagore, abandi basambana cyangwa bafite amarari y'amafaranga n'iki tuvuge ngo Theo ntabimuriho. Icyo gihe rero kuko igihe ahazagwa n'ikizamwica byahuye kubera ko yabisinyiye icyo gihe kuko yeze Imana irazikamucyura. Wenda urumva hari abapastori barimo gukorana n'izimbaraga kujya bahitinge bamenyekane batera imbere igihe cyabo misiyo bundi bagira igihe nge Imana yarabinyeretse. Ubu bita gutangaza ko hari undi muntu uririmba indimo za gospel wumva urimo kugira kandi wari uzi ko akorana n'Imana mu misi mike uzumva nawe agiye. Simvuga ngo ninde kuko nge sinshaka kuvuga amazina, sinshaka bantera amabuye, ariko mu gihe gitoya Satani arimo arategura wagiye gutwara. Zaburi ya mbere. Kubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero bikadushimisha kwisi n'umushyitsi sinzayihoramo ahubwo ndi mu rugendo runjyana mu ijuru kwisi n'umushyitsi sinzayihoramo ahubwo ndi mu rugendo runjyana mu ijuru. Ahantu baterera rugo rw'Imana ajya runyereka durora rumwegereye arumishurira bituma nifuza cyane kugerayo niho mano w'Imana Yerusalemu bituma nifuza cyane kugerayo niho mano w'Imana Yerusalemu Paulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana niko tubisoma. Iryo sezerano urisoreze tubane no muri iyi si uhora umbeye. Iryo sezerano urisoreze tubane no muri iyi si uhora umbegera nugeze utyo mwami umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa. Nibwo rero niho nzakumenya yuko uzimukiza niratira imbere yawe ko tuzabonana. Haleluya. Niho nzakumenya yuko uzimukiza niratira imbere yawe ko tuzabonana. Haleluya, haleluya. Nkeneye amagi wapi mugo barakakaye. Ariko message niyo yari yekenewe urugo rw'Imana. Haleluya. Amen. Ajya runyereka ndubona runyegereye akana arumishurira mu buryo bw'umwuka. Amen. Aravuga ngo nibwo nzakumenya yuko unzimukiza niratira imbere mbega ndi imbere yawe nkaho Theo yagiye ndi imbere yawe mu rugo rw'Imana ajya runyereka ndurora runyegereye arumishurira niho nzakumenya
yuko nzimukiza niratira imbere yawe ko tuzahorana. Haleluya, Imana iguhe umugisha. Tubahaye ikaze inshuti z'umusaraba, tubahaye ikaze abakunzi bacu aho muri hirya no hino ku isi. Utameze neza ndakwifuriza kumera neza mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, izina rifite ubutware, rifite ubushobozi, izina haleluya, izina rikomeye. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo izina ry'Imana ni umunara muremure ukomeye, umukiranutsi yubakiraho agakomera. Uwo munara ndifuza kuwubakiraho mu izina rya Yesu. Ndakwifuriza kumera neza nimba utameze neza, kandi nkwibutsa yuko ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo ahari kurira warara urira nk'injoro ariko mu gitondo zikavuga, impundu zikavuga. Ndifuza ko impundu zivuga mu buzima bwawe, ibitameze neza bimere neza mu izina rya Yesu. Uburwayi bwawe kubabaza bukurwaho n'amaraso ya Yesu. Ibibazo byose bikubabaza bivuye ku mwa Satani bikurwaho n'amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu. Amen. Ababuza babo bihangane, turihanganisha abanyarwanda bose muri rusange. Turihanganisha umuryango wa Theogene Nzahuke pastor, turihanganisha itorero ryose muri rusange, turihanganisha abamukundaga bose muri rusange. Hanyuma umukozi w'Imana tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, usuhuza abantu ubibwire. Hari umuntu wenda utaguheruka cyangwa umuntu ukubonye ari ubwa mbere. Yego. Uri mukuru nta kibazo wo kwivuga. Ndi mukuru. Amazina ni Nkurunziza Augustin. Bishoboka Shuje Francine ari ku Gisenyi. Shaka kumwereza kino kiganiro. Yego. Atuye mu Buholandi ariko bari Gisenyi. Ari Gisenyi ndamusuhuje kandi yaje kandi yihangane kuko bamamagaye ari hanze baramubwira ngo Sebeya ngo nawe yamwikozeho. Arimo arasanizuye nawe yihangane. Mary mfite mu Mary muri Amerika. Imana yamaye umukecuru arambwira ati nzakubera mama wawe. Nawe ari muri Amerika nawe ndamusuhuje. Imana ibishimiraho muri hirya no hino ku isi ku migabane itandukanye. Dukunda bose aho bari, hari abarundi badukunda. God. Abarundi baradukunda. Abana b'Imana niko tugomba kumera. Tugomba gukundana. Abumva ururimi rw'Ikinyarwanda bose baradukunda. Aho bari ku isi yose turabasuhuje. N'abavandimwe muri rusange n'inshuti. Imana iduhana umugisha. Hanyuma hari inkuru y'incamugongo tumaze iminsi twumva, wenda nagira ngo topic y'uyu munsi ntabwo rero turi bwibandeho cyane, ariko niba ngombwa tuyikomozeho. Ndashaka ko tukwibaza, hari inkuru y'incamugongo ku itorero mu Banyarwanda twese twakiriye y'umukozi w'Imana Theogene Nzahuke. Yari kumwe n'abandi bantu mu modoka bagera kuri 4 ndakeka bose bamaze kwitaba Imana. Bose bitabye Imana. Ariko inkuru irimo kuvugwa cyane ni ya Theogene. Abandi bo nimba bazashyingurwa gute ntago mbizi, ntago mbo kwisobanukirwa. Nakomeje kurikirana abanyamakuru. Yego. Hari umusore ngo yari yarageze umwana we. Yes. Ngo kandi ngo iwabo barakennye. Baravuga ngo bamujyanye ngo iwabo ngo ajye gushyingurirwa iwabo, kandi yabaga ngo mu cyumba kwa Theo agabarya byo kwa Theo. Bakibaza ati kuki nawe nk'umwana wa Theo atagiye gukingurwa Rusororo. Urumva rero buri wese arimo aravuga rero se kuki abo bandi bari bagiye kureba abo batavugwa, kuki avugwa Theo. Ariko birashoboka ko aho inzovu igiraniye ubushishi nyine burarenganira n'udukende n'uduki twose. Birashoboka ko Theo ari burimo kuvugwa kubera ko, ariko ntago yigeze apfa wenyine, harimo n'abandi bavandimwe batandukanye. Ariko uyu munsi ni urimo kuvugwa, hari impamvu. Ntago nabitindaho ngewe kuko abantu babigezeho impaka cyane, ariko ibyo si nacyo kibazo kuko cyo twarebaga ni Theo kandi twamukundaga. Turihanganisha abavandimwe be n'inshuti n'abamukunda. Kwihangana twese muri rusange twamukundaga twese. Twamukunda. Hanyuma ikibazo cy'amatsiko nge mfite ndimo kwibaza nk'umukozi w'Imana. Yego. Ibi binyamakuru birimo kwandika bamwe bati Theo yatanzweho ibitambo, Theo yatambweho igitambo. Theo yatanzweho igitambo. Abamutambyeho igitambo. Ndibaza uyu mwanya isaha
wenda nawe nkubaza cyangwa n'undi wandi ushaka kubisobanukirwa ambwize ukuri. Umukozi w'Imana ni ryari atambwaho igitambo biba byagenze gute? Ubundi umuntu ujya kwigaburo, umuntu wacungujwe n'amaraso ya Yesu y'igiciro, amaraso abadayimoni batinya, kama afite niyo raka yuko ari pasiteri, afite n'umushumba. Ni ryari byagenda gute kugira ngo agere ku rwego babasha kumushyikira bakamutamba igitambo? Yes. Byaba byaciye mu yenzira. Birashoboka ko ubundi umuntu ari mu byizerwa, ari mu gitabo cy'ubugingo, Imana imubona buri segonda. Iyo usomye Bibiliya mu bice 3 igitabo cy'itangiriro, usanga inkuru z'umuntu ko Adamu mu bice 3 usanga igihe cyose ngo yumvaga imirindi y'Imana yatambukaga aje kureba Imana. Igihe cyose akaza kureba Imana, ngo ariko Satani arazashuka umugore bakora icyaha. Akimara gukora icyaha ngo yumvishe imirindi y'Imana arayihunga. Ubundi umuntu ni mugari. Ubundi ubona uko turi hano, ubu bimishemo ntabyuze. Ariko ibishobora gusohoka bishobora kuba ubuhamya bw'ibitangaza, ariko ngewe n'Imana nzi neza. Ndabeshya. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umenye ibindi, Nyarwanda yise umwana we ngo munda ni kure. Kugira ngo umenye ibintu bindimo byakugora, nanjye kugira ngo umenye ibikurimo byakugora. Gusa mu mateka, mu bikuvugwa ibiki kugira ngo twumve ngo umuntu ngo ashaka gutangwaho igitambo, ngo Imana ikamutanga. Ubundi nta muntu w'Imana utangwaho igitambo. Yes, nibyo nibyo. Ntago byo nabyemera. Kuko iyo umuntu ari umuntu w'Imana, wigeze uvuga akantu bavuga ngo wakumvisha bakavuga ngo ubundi hari ikintu bita ngo umuntu ashobora ku akantu, ariko njya ngunda kukavuga, ariko ntawe nagasomye nta nawe nkazi, ni yerekwa ryanjye. Yuko umuntu yavutse, nigeze mvuga ngo iyo umuntu avutse, nasomye ijambo riri mu gitabo Petero wa mbere ibice 2 niyo wasoma umurongo wonyine. Igice cya mbere, Petero wa mbere igice cya mbere, ibice 2 umurongo wa mbere wonyine. Titire y'amagambo iravuga ngo ibuye rizima n'ishyanga ryera. Nuko mwiyambure igomwa ryose, n'uburiganya bwose, n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose. Kabiri bivuze ngo iki? Kabiri ngo mumere nk'impinja zivutse vuba. Yego. Mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza gashyitse. Haleluya. Icyo nshatse kuvuga, iyo umuntu amaze kuvuka, akimara kuva mu nda ya nyina, aba ari uruhinja. Kandi tubona ko uruhinja akenshi nta kintu kimwe ruba rutekereza. Mu buryo bwacu bw'agakiza, Imana dushakaho, twifuze amata y'umwuka dukuze, tumere nk'impinja zivutse vuba. Naro si n'impinja zivutse kera, ni impinja zivutse vuba. Nuvuga ngo uruhinja nyine zishaka amata, ruzikeneye amata. Twifuze kunywa amata y'umwuka adukuze, atugezaho gakiza gashyitse. Iyo umuntu amaze kuvuka, ku bushakashatsi bwanjye nabonye n'uburyo Imana yamishuriye, iyo umwana avutse, hari igihe ajya yifata agaseka. Wari wamwumva? Ubundi ikikubwira umwimerere w'umwana iyo avutse ararira. Bavuga ko iyo asetse ari icyo mu nda kiba kimuri. Iyo umwana avutse ararira. Ibyo bikahita byereka ababyeyi be ko yuko umwana ageze gute ari muzima. Ariko mu buryo bw'umwuka, iyo umwana avutse akagera ku isi, ikintu cya mbere kibanza ni uko mu buryo bwe bw'Imana ni uburyo Imana ibimukoreramo, abafite ubwenge bw'Imana aribwo bumukoreramo. Buriya nitumara kuhindurwa umubiri udapfa, tuzaba tumeze nk'impinja. Nuvuga ngo umwana kivuka aba ameze nk'uko tuzambara umubiri udapfa. Tumaze kuvuga ngo Yesu ko azasa natwe niko tuzasa. Ariko noneho kuriya kuntu wa mwana iyo amaze gukura agenda ubumana bugenda bushira haza ubumuntu. Biturutse nuko umubiri we ugenda cya kibi cyo twasomye mu bice 3 kigenda kimukurikirana. Cyaha cya Adamu kigenda kimukurikirana kikageza igihe noneho kimuyobora, kimurusha imbaraga. Ariko iyo umwana kivuka, hari ikintu cya mbere kimuranga. Umwana arifata akarira kuko ageze mu isi. Kandi iyo ageze mu isi ahita abona dosiye yose, ahazapfira, ikizamwica, n'urupfu azapfa. Ibyo bigatuma umwana arira. Oya ngo ni igihe umupasiteri witwa Kazungu niwe ukunda kubivuga, igihe yego
n'ikizakwica naho uzagwa birahura ngo pa birahura byahuramo hagati. Ni ukuvuga ngo rero iyo umwana akivuka ahita yibona abona dosiye ubuzima bwe bwose uko bukoze. Aha uzacika ukuguru, hano bizagenda, mbega Imana ihita itangira kumwereka, ariko waba bibona mu buryo bw'ubumana. Ukizamwica n'ahazapfira n'urupfu ruzamwica, uzacika umutwe byose arabibona akahita abimenya. Umwana agaturika akarira. Umwana utarize rero aba atazahura n'isarapfu. uransubije na confusion twafite n'ishaka zize. No kuvuga ngo Theogene umukozi w'Imana inzahuke. Bibiliya iravuga ngo umuntu wabyawe n'umugore agira ate aramegeye gito ngo kandi nacyo cyuzuye imibabaro ndetse ntarame agakenyuka. Sibyo siko Bibiliya ivuga cyane. No kuvuga ngo igihe cyo gupfa cye cyari kigeze. Impamvu yasimbutse cya gihe rwa rundi yamanuka nuko aho azagwa hari hataragera. Buriya yagomba kuvuga byumvikane igihe cye cyo gupfa kigeze, ari bugwe Bugande, ari bugongwe n'imodoka, bigahura n'uwo munsi, bigahura n'abantu bicaranye. Ahubwo ye nabo bicaranye nabo bagombaga kuva hanze. Nabo uriya dosiye zari zegeranye. Bundi mu gupfa kwabo bagombaga gupfira hamwe. Impamvu uriya muhungu wundi yatinze gupfa nuko umunsi we wari utaragera, kandi we yagombaga kugwa mu bitaro Kanombe. Buriya niho byari byandikiye ko agomba kujya Kanombe. Ariko bishatse kuvuga ngo abantu be gushyiraho urujijo ngo yatanzwemo igitambo, nta gitambo, ahubwo ni igihe cye cyari kigeze. None ni ukuvuga ngo umwana uko ubuzima bwe uko agenda akura, hari igihe umwana ajya kokabona arasetse, azahita agura imodoka nka Theogene, agahita aseka akabona uburyo azayigura. Wabonye uburyo yavugaga ngo yiyeze atambutse ikiganiro abwira abantu ukuntu ngo umwana ngo yagiye ngo ahantu ngo ajye arakubagana, afite amatsiko yo kubona ibintu bishya. Ariko ngo Theo wamaze kubigura ngo asuye ngo aravuga ngo kuki umwana atakubagana. Aravuga ngo igituma atagikubagana nuko nawe asigaye agira gute abibona iwabo, nicyo cyatumaga adakubagana. Bivuga ngo rero ubona inzu y'amakaro ugaseka, ariko ya nzu y'amakaro ukahita ubona ya makaro rero azakunyereza. Ngewe nzi umukecuru Imana yabwiye inzu, umubwiye inzu arayubaka, yubaka Rwamagana. Imana iraza ati siyo nakubwiye. Yubaka inuzi Kabuga. Iravuga ngo siyo yakubwiye. Ayubatse i Kigali ashyiramo amakaro arayitunganya neza, abana bayimwakira kuko bari Burayi. Umunsi bari guserebura yuko nyina Imana yamuhaye inzu yamubwiye, yaje muri saro aje kugira ngo nyina agire ijambo avuga ry'ibyo Imana yavuze, yanyereye ku makaro ahita apfa. No kuvuga ngo rero ahita abona ya makaro agaseka, ariko akahita avuga ati kandi ya makaro niyo azakwica. Ukahita avuga ati nakora iki kujyanya amakaro sizabashe kugira gute kuyashyiramo kugira ngo nazapfa. Ariko uko byagenda kose wisanga mu makaro, kandi ya makaro akaba ari kunyereza. Byanze bikunze nimba uzagwa mu makaro ariyo nzu yawe, byanze bikunze irakari nayo buriya Imana yayimweretse nzaguha karina y'umutuku, kandi irakarina niyo abibonye araseka arishima, ariko aravuga ngo kandi izagutsinda i Bugande. Ararira. Niyo mpamvu bavuga ngo umwana ngo arasetse ubundi icyo munda kiramuriye. Ukibaza icyo cyo munda kiramuriye ubundi kiramurekuye arasetse, ubundi ikintu cyakurya ugaseka. Tubitekerezeho. Ni gute ikintu kikurya ugaseka? Ngo ikintu cyo munda kiramuriye araseka, ubundi ngo ararize, ngo kirongera kiramuriye ararize. None zo tuza kiramuriye rimwe arasetse, ubundi kiramurya ararize. Ni dosiye ibintu byose ubuzima bwuzacamo, ubukuzagenda ubicamo. Iyo yataha uzacika ukuguru ahita hahamuka karira, yavuga ngo hangaha uzajya muri Amerika burira indege, ibyo agaseka. Kabati ariko numara kugera muri Amerika, bishatse kuvuga ngo uriya mwana w'uruhinja ukiri uruhinja useka urizwa n'ubusa, nibyo barimo kubona imbere ye. Iyo abonye ibyiza araseka, kandi haje ibibi bikamubabaza. Marayika bamuri imbere barimo kubiganira, abafite ubumana 100% bwo kubasha kubona ibirimo kuba. Niyo mpamvu rero Theo mu buzima bwe hari ibintu byinshi yagiye abona akiri uruhinja agaseka. Nibyo rero aka kanya bimukurikiranye nabyo mutwaye. Ibyamurijije niramanuka kuko yagombaga kutayirenga. Nigeze rimwe umuntu Imana imubwira ngo ugiye gutaha, ajya muri biro y'Imana. Amaze kwicaramo ihita imwereka dosiye ye, Imana isa nkaho yigiriye muri gahunda zayo. Ahita afata ya dosiye ayishyira munsi, aravuga ati shati aba bose bazapfa, nanjye zaba narakoze imishinga yanjye. Imana ije ihita yubura ya dosiye ihera hasi,
bivuga ngo ntaha wayibeta kubera ko igihe cyawe cyageze kuko Imana nihishwa mbega iyo igihe cyawe cyageze niyo uri munsi niho ikugikura yite yishomboramo yishyira hejuru niyo wajya mu rutare niyo wajya he iyo igihe cyawe cyageze igihe cyawe nawe uri nawe ugomba kugwa bihuriyemo hagati kuko barabisinyiye kandi urabisinyira dore ikizakwica ni ikibisinyira akabisinyira ariko akabikora unasinyira ate ko azicwa n'ikintu akavuga ati wowe uzicwa n'impanuka kandi uzakwica ugiye Bugande agahita avuga akabisinyira rira bitamo amarira ariko akabisinyira kuko ntabwo iyo uri uruhija ntabwo ufite amahitamo yo kubyanga buri kintu cyose kirakubabaza ariko ukacyemera kuko iyo ikintu cyaje kugutwara korari bageze na korari nuza igeze iririmba imuwe ngamarira y'abapfakazi ntiruyatangwa oya iyo rwatumwe kukujyana rurakujyana rwubaho warutumye umuremyi wa byose ngamarira y'abapfakazi ntiruyatinya oya amarira y'ipfubyi ntiziyatinya oya iyo rwatumwe kukujyana rurakujyana rwubaho warutumye umuremyi amarira y'abana batewe ntabwo yamugarura amarira y'umudamu we ntabwo ashobora kumugarura kuko yarabisinyiye amaze kubisinyira nta cyagombaga kubijyaho njye nkabwira abantu nigeze muri ikiganiro kuri ku mugenzi Imana imbwira ngo igiye kwishomborera abantu beze abeze irangije inyereka igihe kiri imbere irambwira ngo nkuru nziza nawe ntabwo uzatinda ubwate irambwira ngo ntabwo uzatinda wowe ubu nawe uri umugenzi n'ejo wakumva nciyeho irambwira inuma h'abantu nanjye ubwanjye irasanga iravuga ngo hari ibyo ngiye kugusohoreza ubu rero yibwiye ngo igiye kubikora nangira kumva ngiye nyine birangiye buriya Theo afite amarenga menshi yuko Imana yageraga imubwira ati nyamuneka ati mwana wanjye ndagutwaye reka tujajinge mu byo yagusezeranyije byasohoye byinshi ni wenda urugero ni nk'iki yagusezeranyije kikaba cyarasohoye kuvuga uti ruranugano njyewe mu bintu uri kuvuga ngo ndi umusore umwana ukiri muto nyine ntaragera muri iyi myaka nyine umusaza nigeze ndyama ubundi abana tuvukana bagiye bapfa simva ngo ni jenoside yabishe bagiye bicwa n'iki n'abarozi barabarogaga njya ngo nagiye mbitanga buhamya bagenda babica nanjye mama ari bamuzinze nanjye mvuka banduze ndangije igihe kigeze ndakizwa numva senga Imana ndabaza buri gihe nabashije Imana avuga ngo ibintu zabyinjira manje kunsobanura ndi ubugingo cyangwa ndi wo kurimbuka mfata igihe cyo kubisengera mwe ngo ubugingo burya nawe uzasenge ubaze Imana uvuga ati Imana ndi ubugingo ikubwiye ngo ndi ubugingo yarabumpaye kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo izo data yampaye uwo ni Yesu Kristo ntawe ubasha kuzimvuvunura mu kiganza nta n'umwe ni nayo mpamvu nta muntu ufite ubushobozi bwo kuvunura umuntu w'Imana ngo amutangemo igitambo oya ntabwo bibaho gute se kantu please hari ubuhamya buke bw'abantu ngiye nzi ndashaka ko tuza kuganira neza ntabwo bishoboka ko umukozi w'Imana yagwa mu ntege nkeya wenda n'urugero yego Satani akahita amufatiranira aho ngaho bakagera ku mugambi wabo no kuvuga nararaga ahantu nkara n'abasore ukwezi kwashira kuko nambaraga n'imyenda yabo urumva nyine namara imyenda yabo ninjye ibyo bariye mba nyine bagiye muri restaurant babona ko inzara izanyica bakimuka muri yanzu bakayinamo nkarara hasi nkumbaye kuri sima noneho yanzu nyirinzu yazariye kuntu hameza akavuga ati se ukijijwe nijijwe uva gusenga n'ubuzi mwuka rero manura ibintu gasohora harabona hano bajya muri Amerika ari bitangaza byakoritse ab'ubwinzi zigasohora mu modoka ubu abantu bose nahanuriye nanjye ubwanjye simbaza nawe reba 2001 kugeza uyu munsi narahanuye kandi Imana byarasohoye kandi uko nari meze icyo gihe nkorera Imana n'ubu nta cyahindutse noneho icyambere ndashaje nandi igiceri cy'ijana ngira noneho ndashaka no kubaka urugo noneho ubwo buzima nari mbayemo none nubatse urugo bwa buzima mbona bukomeje kuba hasi n'undi agenda ndasufura neza ndakena nari kuntu umuryango
noneho mbyara umwana wa mbere arapfa kandi apfa yari muri kovezi avuye yageze mu rugo umwana arapfa yatwaye amafaranga menshi uwa kabiri aje agejeje umwaka ari hinahina amara imyaka 5 atagenda nawe umbwira ayo mafaranga turi i Kanombe turi Gahini turi hehe abo faranga rwose nabonaga ndagenda noneho nagenekereza kuri Imana ndavuga ariko kugira umwana wanjye azaguruka agende cyangwa kugira ubuzima buzahinduke niba satani koko afite amafaranga yayamaye Imana ariko noneho niba Imana nayo iyo afite yayamaye nkakomeza kayiko mbese wowe uri betting niba ari satani naza ya hagati turavuga uti uyazana ufite ubushobozi Imana na satani niyo mpamvu ngubwira ngo ibi bintu birimo gukorwa by'ibitangaza n'ibiki ibyinshi ntabwo tubigira none reka nkubwire ni gute umuntu afata igitambaro yakubita umuntu akikubita asakacira urufuzi bose barwaye abadayimoni ngo akahita batera bakajyana umurambo akajyana mu cyumba akagaruka nyuma umuntu umubyeyi akikubita asakigaragura asagacira urufuzi ngo n'umwuka wera kandi umwuka wera ntabwo akoze isoni ntabwo atera ibikoze isoni ntabwo umwuka wera akubita hasi akambara n'ubusaka umwuka wera aragufata ugahanura uri mu mwuka ukuzura umwuka uri mu mwuka ibintu byose ukananezererwa ariko byo birakwiba bikagutwara ugatubwenge ugacura urufuzi nese umwuka wera yaje ucira urufuzi ntabwo bibaho mwuka wera yaje uba ufite ibitekerezo ufite ubwenge kandi urumva ufite n'umunezero kuko n'umwuka wera yaje rero bo bafite ibintu by'imyuka bakubita abantu bose bakikubita hasi kuko bafite ibiza hari ibiza bikabakoresha bikajya bibatwara ubwenge njyewe hari ahantu hamwe byarakubise birakubita bigeze kuri uwo musista mushiki wanjye bimugezeho bimukubise amukubise cyahita akomeza guhagarara kuko yuzuye umwuka w'Imana ntiyigezaho araza aragaruka amugaruka bwa kabiri nabwo niyikubita hasi arangije arasohoka ajya hanze arambwira ati rero twigendere kuko hano hagara umwuka w'Imana kubera iki nawe ubwe amwibazaho cyane aravuga ati kuki wowe utikubise hasi ati we nakora n'umwuka urimo akora n'imyuka kandi nutera n'Imana izaguha nasiga bimubwiye n'umuntu ugira amagambo menshi ahita bimubwira aravuga ati ntago ari Imana igukoresha nibitangaza byo ko abantu barimo gukira n'iki ntago ari Imana igure ahubwo ufite izindi Imana zibigukoresha tujye twigendera bivuga ngo rero bafite ubushobozi n'ububasha bwo gukora isomye mu Efeso ibice 6 usangamo inkuru zivuga ngo bafite ubutware n'ubushobozi ngo ni imyuka ahantu hose ifite ubutware n'iki n'imbaraga nabo bafite imbaraga ariko Imana ishimwe ko imbaraga z'Imana ziri hejuru y'imbaraga z'abadayimoni nawe urabizi ziri hejuru yabo 100%. ni ukuvuga ngo rero ngewe ikintu cya mbere hahise haza satani arantwara ajya kumubasha muri kwa kujajinga kwa uti yahise Imana cyangwa satani uza mbere nero yahise azarandaha arantwara rero atangira kumbwira uburyo azama amafaranga ntabwo uzama amafaranga gute kugira tutanyere dukorana ariko ntabwo yaragufatiye mu ntege nke mu bukene kandi uzi umwuka yaramanura nkorera Imana ariko wivovose aba yakumvira abarambonye ni nako yantwaye ariko kuko Imana ifite umugambi niyo yaje kungarura ikintu cya mbere yambwiye yarambwiye ngo ngewe ndashaka kuguha impano kuko mfite abo dukorana mfite abapasiteri dukorana n'abahanuzi dukorana n'abarimbyi dukorana n'abo mu isi dukorana arabanza kubwira abo bakorana ariko ntiragombe ko atari wowe ugiye gukora ntabwo ari wowe ugiye gukora wenyine noneho ngewe nahawe arambwira ngo kandi ngiye kuguha ububasha buri hejuru yabo njye nibaza Imana izankoresha ibiki ko satani ashaka kunkoresha ibirenze na n'ubu njya mbyibaza ariko nkumva sinzi ibintu uzakora ariko birahari buriya arangije aramwira ngo ububasha bwa mbere ngiye kuguha nuko njye kuguha impano zo wari ufite ukazongera impano ngiye kuguha z'ibitangaza ugiye kujya ujya ahantu ushaka nkaba navano nkaba nagera i Kigali batazi n'uburyo ngezeyo kugenda mu mwuka kugenda mu mwuka ariko iyo cyangwa nagataro yaragiye kugurira satani ni uburyo nagombaga kugerayo kuko nisanze ndi ahantu mpita ngusha kwa Steri wagushiye kwa Steri wowe nari ahantu nyine kwa Steri iragwa abantu barapfa noneho ikindi kintu uhita ugenda ukanywa amaraso yabo y'abantu ni uvuga ngo impanuka imaze kuba hafi haba hari n'uwita unywa amaraso kugira ngo ace imitsi bandi bagatega amaraso bakayatwara abadayimoni ibitambo ni amaraso baba bashaka ni ukuvuga ngo ikintu cyabo ni icyo kunaniza abasenga bagacika intege buriya iyo umuntu asenga iyo arimo gusenga abasha gutwika abadayimoni aba afite umuriro udasanzwe iyo ugeze ku muntu usenga mukuri no mu mwuka arimo neza
iyo ageze ku muntu wari ugiye gutangwaho igitambo ushobora kugeraho ukabinetraliza, wamugeraho wa muntu wamusuhuza gusa bo bakabura uko bamwica, bari baje kumwica ariko bikabananira, hari abo binanira. Noneho rero bagushyiraho misiyo, agashakira ibyo azagushyira mu marari, areba ikintu ukunda, yareba ikintu ukunda akabona akavuga ati ariko uyu muntu yakijijwe akunda abakobwa, azagushyira mu marari mpaka usambane kugira ngo agushyikire abe yakwiba gutwaremo igitambo. Hari igihe avuga ngo akunda amafaranga akahita guteza umuntu uguha akazi, kakaza guha ugatangira kwiba ayo mafaranga ukanamuka, bya bihe n'imbaraga wari ufite kuko wamubangamiraga utangira kugenda ucika intege. Hari n'abari akavuga ati akunda imodoka, akaba ibyo ukoze akaguha umugisha ukazamuka cyane, ukabagura imodoka, buri kintu cyose ukaba wagihitingamo cyane kujya, ariko akahita kuhuza ukaba bize, bya bihe byo wajya gufata byo gusenga bikabura, kugeza igihe none azahita azakakwiba. Iyo aguciye intege yamaze kukunjiza mu byaha, kukwiba biba byoroshye. Niyo misiyo nari mfite yo kunaniza abantu Imana, kandi ari njye ubahanurira, ari njye ubasengera. Nkari umwana w'umukobwa nari mfite misiyo yo kurongora abakobwa 7. Bivuze ngo Satani we yari yakubwiye ati ndaguhe ububasha ariko ugende unaniza abantu b'Imana, ukomeze ukore ibyo. Kandi wowe niba muri mu rusengero ubereke gusenga Imana, uhanurira abantu bitangaza bikoreke, ariko buri mukobwa wese umuhadiresi y'ukuntu muri buryamane. Noneho wa undi watuzengerezaga wahimbaga imyuza kadutwika, mbese wari ukuzana abandi kwa Satani. Wa umukobwa wadutwikaga aturimba za bwa buri mu budutwika, numara kumunaniza mu gasambana azajya ziririmba zihimbe ziza ajya zihogoza zamuke cyane, ariko ze kutubangamira. Usange uwa pastor ugenda wicara imbere, numara kwicara imbere ubanamure bose, uhanura ibitangaza bikore icyo, ariko kwa kundi yajyaga yigisha ijambo ritunamura ridutwika, n'umunamura ukamurusha imbaraga, azajya avuga ijambo ariko ritadutwika, ashyiramo akurasi menshi, ashyiramo ibitangaza byinshi, iravuze irabatabaye muri Amerika. Niyo mpamvu usanga Amerika iragutabaye, mbega batinye kwihanisha ibyaha, abo mu bimogi ntibabone uko babihanisha, abo mu busambanyi babone uko bakura mu busambanyi, kubera ko tubafite. Iyo niyo misiyo nguhaye. Ndamaze nzabona amafaranga gute? Arambwira ngo amafaranga umva yashaka ute? Ndavuga nse nzabona gute? Uzajya uca ku muntu uvuye kubikuza, numucaho gutyo amwitsiritaho, ya mafaranga yari afite muri mwibaga yose uzajya uyatwara, ujye muri banka nuru n'amafaranga no kubara yose, wisokera amafaranga gukurikire, amafaranga ahitaza. Ni nayo mpamvu abantu bahomba, batazi uburyo bahomba, kuko hari abazima babe bari ku isi b'abadayimoni bakorana bagushinzwe kwabura. Niyo mpamvu umuntu ubona afite inyatsi aravuga ati we genda ujye muri aduka ujye umuteza inyatsi, kuko arasenga, namara kucika intege ibihe byo gusenga bizagabanyuka, atangire yiganyire yihebe, tumufatire hari ariho tuzamwicira umwana, ariho tuzamushyikirira. Satani wafite misiyo ye ni ukunamura abantu bazi gusenga n'abazi kubana n'Imana neza, kandi tuzamwinjiza mu marari tugire gute kugeza igihe tuzamukururira. Niyo mpamvu usanga umuntu yaratangije iby'umwuka nk'uko byasha bivuga, agahiruka iby'iki iby'umubiri. Niyo mpamvu uzasanga umuntu uzamenyekana gute, uzatera imbere gute, uzagira icyo bari gute, ibintu byawe kugira ngo byumvikane. Turaguha imodoka, turaguzamura, turaguha inzu, turakuzamura, tuguha ibitangaza, ariko wowe icyo tugusabye ni uko uba umutinganyi. Wowe turaguha imodoka, tuguha icyo usenga uvuge ngo ni Imana, icyo ariko ufata agasoro ugashyira muri biro ukavuga ngo ndakwihira amashuri ndagira gute ibiki n'ibiki, uvuye ati ariko ibi ngose ntacyo bitwaye, wenda guha amafaranga, akajya afata abana bajyana muri biro akabatinga. Misiyo ya Satani ni ugutinga abantu, akajya mutinga none ku buryo ibya bindi by'umwuka, kuzura umwuka wera no kuhanura no kujya biki byose birangiriraho. Ni ukuvuga ngo misiyo ya Satani ni yo kunamura, afite misiyo yo kumanamura abantu b'Imana kugira ngo azabone uko azajya yica abantu benshi kugira ngo n'ibitambo amaraso ameneke ari menshi, kandi abantu bacitse intege. Rero uyu muntu icyitwa umuntu wasawe cyangwa umuntu weze wasawe n'Imana, ayo maraso Satani ntanayabona. Iyo ukiri mu murongo wo gukiranuka no kwigeza, tuvugena nka Theo yaravuye mu murimo w'Imana. Theo ni umukristo, Theo yuzuye umwuka wera, Theo aravugana n'Imana, Theo aragendana n'Imana, nta kigeze kimunamura, tuvuge gutyo. Theo yarakiri mu murongo w'Imana, ibyo byo ko abandi barimo gutinga ntabizi, ibyo byo ko abandi baca inyuma bazanya abagore, abandi basambana cyangwa bafite amarari y'amafaranga n'iki, tuvuge ngo Theo ntabimuriho. Icyo gihe rero kuko igihe ahazagwa n'ikizamwica byahuye, kubera ko yabisinyiye. Icyo gihe kuko yeze Imana iraza ikamucyura ikavuga ati mwisi
ije gutwe wene se soma ibyashuwe 21 ku murongo wa 4 n'uwa 5 soma ibyashuwe ubwami bw'Imana buratwarana bashite yanjye byashuwe 21 wa 4 n'uwa 5 umurongo wa 4 haravuga ngo izahanagura amarira yose izahanagura amarira ku maso yabo tuhumuriza umuryango wa Theo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi muri ico gihe urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize icyo nashaka kuvuga urabyumvise iyicaye kuri ya ntebe nayo irivugiye izahanagura amarira yabo yose ku maso gutaka kuribwa urupfu kuribwa gutaka ntibizongera kubaho kuri ukundi bivuga ngo iyi ni Imana ubundi hari icyo bita urupfu ntabwo umuntu w'Imana apfa kuko urupfu ntiruzabaho ukundi ntabwo umukiranutsi urupfu rubaho urupfu ruba ku bantu bakenyutse urupfu ruba ku bantu barimbutse nibo bantu bapfa kuko urupfu rwa kabiri ruzabaho ariko bakiranutse urupfu rwa kabiri ruzabaho habaho gusinzira bivuye ngo Theo niba yarakoreye Imana akagendana n'Imana akavugana n'Imana akandikisha amateka ubu aka kanya arasinziriye kandi mu gusinzira kwe ubu yamaze kwinjira ahantu hadasanzwe urupfu ntago ruzabaho nta muntu w'Imana urupfu rugeraho ubu arahamagarwa icyo bita kwitaba ati nkuru nziza we ati karame ati vaye mwana wanjye twigendere umuntu umwe yegeze Imana imubwira ngo ndagukunze mwana wanjye agiye kugutwara umugabo nawe yaramukunze aravuga ati ariko sheri ndagukunda ariko hari waje ambwira ko akunda kukurusha mbyibutishije ngo igihe kigeze aravuga ati uwo muntu ninde tugu umuntu ugukunda kundusha ninde ati simbizi n'umugabo uzutebeje usa neza wambaye ikoti akamwe ati tugiye kwigendera igihe kimwe rero araza aravuga ngo tugende umugabo ari mu kazi amuga ngo tugende ati se tugendere ati vaye hano muri salo tugende arayenekera muri salo amagara umugabo ati sheri ati uzi ko umugabo aje kuntwara undi ati hoya ntago mbyumva aje gutwara ati nyamara arantwaye mu minota ingahe wa muntu umwuka utangira guhera ahita amagara umudokiteri w'inshuti ye uri mu bitaro avuga ati njya mu rugo umudamu wanjye ambwiye ngo wa mugabo aramutwaye urebe ajyana ambulance ageze yasanga umugore arimo aratera umutima amugejeje kwa muganga barapfuye amaze gupfa amaze gutaha ava mu mubiri aritahira amaze kugira nyuma yabwo arangije abwira abaganga aravuga ati mureke mwebwe mujye imbere ngenda ajyana n'umugore wanjye tugende twiganirira ngo muri ako kanya ngagira ngo unsigiye iki kweri ariko Imana yari yamubengutse ngo muri ako kanya ngo ahita akingura ikirahuri arasimbuka ngo nawe yahure bajyane hahita haza umuyaga umushyiramo uramugarura umushyira mu modoka imwicaza aravuga ati ndavuze ngo iyo uza kwiyahura kuriya ntabwo ari kuzabonaho umugore wagiye utonde witegure witurize kandi ejo nujya gushyingura uzashyingura useka kuko arasinzira ntabwo yapfuye namushyize namwitwariye namubengutse ngo nani mubenguka nzagutwara rero Imana ifite urutonde rw'uko abantu bose yateguye kubajyana igihe nikigera izantwara n'igihe nikigera itware nk'uko nawe yamubengutse ikaba yageze gute yamutwaye ariko nongere ntangariza abantu Theo niba ari umukristo Theo niba abana n'Imana neza nta muntu n'umwe wamutanze igitambo nta elastifo ntago Satani afite ubushobozi bwo kumena amaraso y'umukiranutsi ndetse n'amaraso y'umukiranutsi aho hari yamenekeye umuntu wa Satani hageze aramururira gashya ntabwo yahagera ntabwo yahagera ahubwo ni igihe cyahuye n'ikizamwica n'ahazava nibyo yasinyiye ibyo bitatu nibyo yasinyiye n'ahazava ariko ntabwo ugeze dusobanura ukuntu umuntu abisinyira ni ukuvuga ngo muri cya gihe cyose umwana akiri mutoya uko arize uko bisekera uko asetse nikavuga ati ahangaha ibyiza ibyo agenda anyuramo buriya Theo ibyo yagiye anyuramo byiza yabaga yasetse ariko yamanuka ya moto yashyiga urudukayi ari ahantu ikaza moto ikaza ikamugonga buriya yararize asinyira ibibi hariya buriya yasinyiye ko igomba kumugonga kandi yarajira mugonga aho yahuye n'ibibazo buriya na kwa kundi yabaye mayibobo aho yanyuze ibiki byose buriya yarariraga mwana wanjye uzatangira mu buzima bwiza we mu rugo rwiza iwanyu bapfe muri jenoside nyuma yabwo ujye muri mayibobo umwe kore nyuma yagukizwe bigende byose
buriya buzima bwose yagombaga kubunyuramo yago niba waririmbye ngo umugambi w'Imana si uw'ejo ntabwo ari uw'ejo biriya byose haravuga ngo tweretswe ngo Imana iratubwira ngo te ngo dore ngo baragutwaye ngo barakwibye ngo barakwishe ngo vaye tugusengere undi nawe akamusubiza ati yowe ariko ibyo ngibyo simbyumva ati barangije ngo amutwaraho igitambo ya nta mutwaye igitambo cyo kora niba yahamanyije n'Imana n'iki bakamutwara igitambo nta bugingo Theo yabonye niba yaratwaweho igitambo abademoni ni ryari yaba yaratangutwaye igitambo nyine ni ryari nabaye yarivanze wenda urumva hari abapastori barimo gukorana n'izimbaraga kugira bahitinge bamenyekane batera imbere igihe cyabo misiyo bundi bagira igihe nge Imana yarabinyeretse na bano bantu ubona b'abasitari bari indirimbo z'isi y'igihe cye kigeze hari ibyo baramubwira ngo igihe cyawe cyageze akaba yapfa bakaba bamutwara igihe kigeze baramutwara kuko bamufite ubushobozi rero uwo muntu wamaze gusinya mu masezerano Imana imukura mu gitabo cy'abayo ikamureka Satani igihe cyose akaba yamwiba ariko umuntu ufite ubugingo umuntu iyo yumvise ijwi ijambo ry'Imana rivuga neza ngo intama zanjye zumvishe ijwi ryanjye rya shebuja zibasha kumenya ijwi rya shebuja kandi shebuja nabasha kumenya ijwi ry'intama ni ukuvuga ngo bivuze ngo mwana wanjye ndaje mwana wanjye nje kugutwara nta kindi nyine ugomba kwitegura kuko igihe kiba cyageze cyo gutaha aho Satani ntagera nta muntu mubi uhagera kuko ni Imana ibisarura na Satani nigeze nanga ikiganiro ku mugenzi vuga kundi Imana igiye gucyura na Satani agacyura bivuge ngo hari abantu benshi banuse ugiye kubona ubona umuntu wahitinze wamenyekanye mu gihe yakabaye nagiye mbitanga biro biganiro yakamenyekanye abantu batanye gukoma amashyi uzajya wumva ngo arakenyutse mu gihe abantu bakamukunze ngo arakenyutse none Imana ivuga ireba umwana wayo ireba uburyo ibona aho yarageze ibone ko ari ibiryo byeza ameze neza nawe imutware Satani agiye gucyura ni Imana yicyurire ruvuga ngo Satani agiye gutwara nawo nimara kwera izantwara na Satani nabige cye nikigera uwayo yeze nawe mucyure Imana imureke amujyane rero bivuye ngo Imana irimo iracyura na Satani acyura si igitangaza ko nejo muri uzumva undi muntu wumvaga nyine w'icyamamare wumve nawe aratwara ubu ni Imana itwaye na Satani ejo ndazatwara nawe uzajya kumva wumva undi muntu wumvaga warukomeye yaba mu bye mu magospel yaba mu ijambo yaba mu isi hanga mu ndimbo wumve ngo nawe aratwara ubu bita gutangaza ko hari undi muntu uririmba indimo za gospel wumva urimo kugira kandi wari uzi ko akorana n'Imana mu minsi mike uzumva nawe agiye simvuga ngo ninde kuko nge sinshaka kuvuga amazina sinshaka bantera amabuye ariko mu gihe gitoya Satani arimo arategura wagiye gutwara mu waririmbye nkuko n'Imana irimo gutegura ugiye gutwara bivuge ngo ubu ngubu umuntu Satani ejo ndazatwara ubu ni utahiwe nawe azatwara kuko hagiye gukinduka abantu bazwi ujya kumva wumva imanuka y'ahantu runaka haguyemo umuntu uzwi wumve ngo wumve inamanuka wumve ngo abantu 10 ngo bagiye ngo abandi ngo 20 ngo birarangiye ibyo nagiye mbivuga mu gihe cya mbere kandi bimo birasohora ariko na n'uyu munsi abantu baracyakomeje gukina baracyakomeje gutwarwa Imana itugirire neza tugana ku musozo bishatse kuvuga ngo ngenda vuga ngo Theogene nzahuke igihe yari gupfa cyari kigeze yego aho azagwa byari hariya n'ikizamwica cyari kiri ni ibintu bitatu byahuye bigira gutya ngo pa niyo mpamvu Theo ejo bundi abonye inzu yarasiribuye arishima kuko ni umuntu wabyawe n'umugore abonye imodoka iramuneza kandi niwe yasinye ngo ya modoka ya karina y'umutuku ngo ageze i Bugande niyo izamwica rero aguze iriya modoka yarishimye araseka ayumva nyine ko abonye yayitaga V8 noneho V8 niyo yagombaga ubu ni ukuvuga ngo V8 niyo yagombaga kumwirangira niyo yagombaga kumwica kandi ikamwicira i Bugande kuri uriya munsi niho yagombaga kugwa yeza avuga ngo yabonye se kujya atwara biro bikamye binini se yabonye irase ntago iri kumwica kwicwa na be irase nyine ninusa irase urabona ubundi mu buryo bw'umuka zirakamyo nini zivuga isanduka buriya rero mo kwihanurira
iriya se yari kiriya kimodoka cya avuga ngo bavuga ngo ubonye se ubundi imodoka se yo gutwara ikamyo ni iki ubundi kurota mu buryo bw'ikibisi kinini cyangwa kirabira bikamyo binini biba bisobanura isanduka no kuvuga ngo buriya yari arimo kwihana mu buryo bw'umwuka kugira ngo abone se imodoka nto yirose byo nayo hari igihe bigutwaye biterwa nuko wayirose ariko rero hari imodoka runini iriya se niyo turimo kwivugira iriya kiriya kimodoka kinini yari se y'urugendo buriya niyo iriya vora niyo wagiye yitwariye kuko yabonye se y'imutwara. Reka udufashe gusenga usengere umuryango we yego inshuti ze muri rusange n'abanyarwanda muri rusange Imana idushoboze kubyakira no kwihangana ariko umuntu w'Imana byanze bikunze ararindwa kugera Yesu agarutse yego aho ari Imana ikomeze hamurindire mu izina rya Yesu. Uyete wahanari ni heza tuvuye nk'ubu nk'urugero abana we n'umunuza n'umudamu arimo bararira ariko ubute bahari ni umubwiye ngo garuka utunye n'etaje utunye n'ibiki nta yakubwira ati hoya kuko ibyo yamaze kwakira yigeze kumara y'amasaha 6 giye mu masaha 6 ariko kugaruka umunezero wari uhari hari ibintu byiza nanjye nagiye njyayo kenshi no kuvuga ngo ubuteo ugarutse ukamuha amataje n'ibindi bintu byinshi ntiyabyemera ntago yabyemera bivuze ngo rero ahantu ari aranezerewe ameze neza cyo kora basigaye nibakomere ntago Imana igira abuzukuru Imana igira abana bivuga ngo rero abana bateo nabo n'abana b'Imana na Teo w'Imana yamuyihamagariye Teo Imana yamuhamagaye kuko rero imuhamagaye ntago Imana igira abuzukuru kandi buriya Teo yakundanaga n'umugore we ntago rero Imana navanga mutungo kwa Yesu buri wese agira mwana ndani buri wese afite ngo bakorera Imana uko ibahamagara buri wese azagenda impamvu ijambo rivuga ngo ubuzaba uri hejuru umwe azajyana undi agere gute asigare 24 muri Matayo nta bantu bajyana umwe azajyana undi asigare buri we yajyanwe undi aragize gute arasigaye. Reka dusenge. Mana uri Imana mu bihe nk'ibi ngibi ntago twabona uko tubisobanura kubwo umuntu nkuri wari umaze kwamamara mu Rwanda ndetse no hanze kubwo mayibobo zarize mu kumwiyumvamo abapastor bamwiyumvamo abashumba bamwiyumvamo abantu muri rusange ni wowe uzi cyamutwaye kandi no uzi uburyo yagiye hari wenda yanagambanirwa akagambanirwa n'abantu kuko amaze kumenyekana no gutera imbere ndetse n'ibyo imodoka byamugonze bakabanagambana akaba yapfa birashoboka ariko ko wari wamutanze rwabyemeye ukabasha kumutwara ko n'ubundi cyari igihe cye cyari kize cyo kugira ngo mwitwarire. Rero twihanganishije abantu bose bamukundaga twihanganisha abavandimwe be twihanganishije inshuti twihanganisha abamukunda abo yagiye afasha barabana yarimo gufasha ari amashuri hariwe Yesu Kristo uzakomeza waho uburyo bwo kugira ngo akomeze bige abo yagaburiraga abo yambikaga abo yafashaga uriya mubyeyi Mana ujarimo kubakira uzakomeza uyuzuze buri muntu wese uzabasha n'ukuri wese wamukundaga umutima wo gukomera ndibuka nabona tume mu cyane kwa dufite akavuga ati sinabishobora hago nabasha kuza tewezawuke yapfuye bivuye ngo abantu bamukundaga kandi biranagaragara hari arimo arabibona uburyo abantu bamukundaga kandi wagize nduhari muri ibi ntago barimo kumubona ariko barimo aravuga ati data wabare ko batazi icyo bakora kuko yamaze kwinjira ahantu heza. Rero twatimo gusengera basigaye kuko we turabizi ko wegera heza ariko turasengera imitima basigaye uzakomeza uyifashe umudamu uzakomeza umufashe kandi uzamuye gukomeza kurinda imbuto ze kandi uzakomeza umurindire n'abana. Dusenze umuntu wese uzadukurikirana kugira ngo n'ubutumwa buzagere heshe kandi benshi bazahindurwe n'ibyo bazumva. Urakoze kuko uri Imana tubangamiye satani n'abadayimoni tubangamiye imbaraga zose zizaburwanya katika jina la Yesu Kristo tuvuga ngo umutekano w'Imana uzakibe muri iki kiganiro kandi kizagere hejuru kigere kure mu izina ryawe Yesu Kristo amen. Turagushimiye wewe abanye natwe Imana y'amahoro ikugire neza kandi gukomeze ikurengere muri byose mu izina rya Yesu. Uyu munsi ni Teo ejo ni ngewe ejo ni wowe ujye uhora witeguye nk'umugeni wa Yesu kandi wihore wiyejeje. Imana y'amahoro iguhe umugisha nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro tuba twabateguriye. Turabakunda. Zaburi ya mbere.